Barekere mu bukene. Keep them poor. Interuro ngufi cyane yahawe izina ry'ikiganiro cyazengurutse imbuga nyinshi za internet. Atari aha gusa, ahubwo ikiganiro cyahinduye imitekerereze y'abantu ku mubumbe. Keep them poor. Barekere mu bukene. Ujya wibaza impamvu ukennye kandi mugenzi wawe munganya imyaka, mwaturutse ahantu hamwe, wenda wanamurushaga ubwenge mu ishuri akize. Ese ujya wibaza uburyo abantu bakorera muri za office nziza zihumura, zirimo ibyuma bizanamo akayaga bya air conditions, bakanarindirwa umutekano aho bakorera, usanga badakize bihambaye, ndetse barushwa amafaranga na ba bantu ushobora gusuzugura. Twakuze tubwirwa yuko umuntu ushaka kubaho neza agomba kujya mu ishuri akigana umwete. Ubanza mbere ari nako byari bimeze. Twakuze tubona insinga za telefone, amazi n'amashanyarazi binyura ku muhanda bigenda, bigatunguka ku rugo rw'umuntu wakize ukorera leta. Nibo babaga bakungahaye mu gace, bakanakungahaza imiryango yabo. Ikindi nuko aba bantu wasangaga basobanukiwe ibintu byinshi, yaba iby'ubutegetsi, ubukungu n'ibindi. None ubu ngubu niko bikimeze. Abantu babaga bazi kuvuga igifaransa neza kandi cyinshi, bakora muri leta ndetse bakaba baziranye n'abazungu b'Ababiligi cyangwa b'Abafaransa, baravugaga bati bari abacuruzi n'injiji. Bakabisubiramo kenshi bavuga yuko umuntu ucuruza hari umuntu w'injiji. Bajyaga bavuga yuko umuntu wananiwe gukora akazi ka leta wese cyangwa utarabashije gukomeza amashuri ari ugana mu byo kwihangira imirimo no kuba umucuruzi. Ni nko kugerageza kuvuga yuko umuntu utakorera leta nta bwenge azi, atanatekereza neza. Uyu munsi hari uwatinyuka gusubiramo interuro ivuga ngo abacuruzi buriya ni injiji. Ntabwo baguseka gusa, banakujyana mu nkiko, ahubwo nanjye ntimunyumve nabi. Keep them poor. Baheze mu bukene. Bareke babeho bakennye. Ninde wavugaga ngo bareke babeho bakennye? Ni bande babwirwa ko bazaguma bakennye? Uvuga ibiwe ninde? Hashize umwaka, Bwana Robert Kiyosaki atanze ikiganiro cyamamaye cyane ku rubuga rwa internet rwa Motivation Hub. Robert Kiyosaki ni umushoramari w'umunyamerika washinze ibigo byinshi by'ubucuruzi birimo nka Rich Global LLC, gifite ni kompanyi yitwa Rich Daddy icuruza ibitabo byigisha ubukungu hamwe n'imikino ya video icururizwa kuri internet. Muri 2020 mu bucuruzi bwongereyemo imikino y'abana, bihita bimuzamuraho miliyoni 80 z'amadolari y'amanyamerika mu mafaranga yose yari asanzwe akoresha ubucuruzi. Ni nimero ya mbere mu kugurisha ibitabo bivuga ku bukungu no kugucunga amafaranga mu bakora nk'ibi ngibi bashyira ibitabo kuri Amazon. Umwaka wa 2019 igitabo cye cyahembwe n'ikinyamakuru The New York Times nk'igitabo cyahinduye amateka y'ubuzima bw'abantu ku mubumbe. Ni igitabo yise Rich Daddy, Poor Daddy. Guhera mu 1997 ni umushoramari wabigize umwuga ukomeye ku gitekerezo yagize cyo gushinga isoko ry'ibitabo kuri internet. Ariko ikindi kimwinjiza amafaranga nuko ibitekerezo byose biri muri cya gitabo abitangamo amasomo ku bashoramari mu byo yise seminars. Akora yigisha abantu guhanga akazi n'ibitekerezo bishya byo gucunga amafaranga mu buryo bugezweho. My father was the head of education, PhD, all that stuff. I go home and ask him, said, why don't we learn about money in school? And he looked at me and says, because the government doesn't let us teach that subject. Data yari umwarimu wigisha iby'ubuzima, afite impamyabumenyi ihanitse. Nagiye mu rugo ndamubaza nti, kuki mu ishuri batatwigisha ibyerekeye amafaranga? Arandeba arambwira ngo nuko guverinoma idashaka kubigisha nyine iryo somo. Guverinoma niyo yavuze yuko tutagomba kwigisha bene ayo masomo. Naratunguwe. Ndamubaza nti, none se ntabwo tuba tugiye ku ishuri kwiga ibijyanye n'amafaranga koko? Arambwira ati oya, ntabwo ari byo. Akazi kawe nk'umunyeshuri ni ukwiga ugashaka akazi. Akazi kawe nyine ubwo ni ugushaka akazi. Ndamusubiza nti, ariko umuntu ashaka akazi kugira ngo abone amafaranga. Arambwira ati oya, ntabwo ari byo. Ugomba kubona akazi. Ni none intego y'akazi ntabwo ari amafaranga. Arambwira ati uri mukuri. Ndamubwira nti none ni iki gituma mu ishuri tutiga amafaranga? Ati reka nsimbuka akazi urimo uvuga. Ngo yabaye nk'urakara. Aramubwira ati niba ushaka kwiga ibijyanye n'amafaranga uzabaze umubyeyi w'iriya nshuti yawe azagusobanurira.
inshuti yanjye yari Mike. Mbaza papa nti kubera iki najya kubaza umubyeyi wa Mike? Ati kubera yuko papa wa Mike ni rwiyemezamirimo. Ndamubaza nti wowe uri iki? Ati jyewe ndi umukozi. Ndi umukozi wa leta. Ndamubaza nti se bitandukaniye hehe? Arambwira ati rwiyemezamirimo abasobanukiwe icyitwa amafaranga, ndetse n'utazi iby'amafaranga burya ntabwo ashobora kuba rwiyemezamirimo. Kandi umukozi wa leta nkanjye cyangwa se undi mukozi wese ukorera abandi ntabwo burya abazi iby'amafaranga rwose. Ndamubaza nti kubera iki? Ati kuko umukozi ikigo akorera kimwitaho muri byose, nta kintu aba azi ku mafaranga habe na gito. Robert ati nari nkiri muto cyane nsa nk'ucanganyukiwe. Iki gihe yari afite imyaka 9. Nubahirije inama ya data njye iwabo wa Mike gusura papa we. Nkomanga ku rugi ndamubwira nti ndaje nyigisha ibijyanye n'amafaranga. Aho ngaho rero niho havuye igitekerezo cy'igitabo Rich Daddy Poor Daddy. Ni igitabo uyu mugabo yanditse agereranya se wari umukozi wa leta w'igihe kirekire kandi wize amashuri ahanitse ya PhD, ariko akaba yarakennye, n'undi mubyeyi w'inshuti ye utarize na gatoya ariko akize cyane ku buryo ashobora no guha akazi se akagaha n'abandi benshi. Ni igitabo na n'ubu ngubu kigurwa n'abantu benshi kuri Amazon mu bitabo bijyanye n'ishoramari no guhanga umurimo. Kikaba n'igitabo cyahinduye ubuzima bw'abantu benshi ndetse n'ubuzima bwa nyiracyo ubwe. Robert ati byansabaga kwihangana kubera ko papa w'umukire yarambwiye yuko agiye kunyigisha iby'amafaranga, ariko ansaba ikintu kimwe gusa, kutiyemeza kumwishyuza na rimwe. Arambwira ati ntabwo nzigera nguhemba. Ati ninguhemba uzatekereza yuko uri umukozi. Nubwo buryo yakoresheje yaransobanuriye ati rwiyemezamirimo rero akorera ubuntu. Icyo gihe nari mfite imyaka 9. Mu mutwe wanjye harazengurutse cyane sinashoboraga kubyumva. Arambwira ati ndagusaba yuko utazigera ukenera ko nguhemba cyangwa nkwishyura. Ibyo ngibyo urabyumva? Ndavuga nti nta kundi ndabyumva. Noneho ndavuga nti none se nutampemba amafaranga nzayavana hehe? Ataha, aho niho rero. Noneho icyo nicyo rwiyemezamirimo ahita ajya gushakisha aho azavana amafaranga kandi adahembwa. Yamvanaga mu bintu bimwe kenshi akanjyana mu bindi, akambwira ko ntakwiye guhora mu bintu bimwe byo gukina za game n'ibindi bitandukanye. Noneho ntangira gukorera ubuntu ariko mpindaguranya ibintu byinshi. Nkajya ntwara amasegereti ye kuri hoteli ye na restaurant. Nashoboraga no gukora isuku cyangwa nkazana za menu z'abantu bashaka kurya. Uko nagendaga nkura, noneho atangira kunshyira mu bikorwa byo kumenyekanisha ubucuruzi bwe no kubara amafaranga. Ntangira kugira ubumenyi bw'ibanze. Icyo gihe nari ngikorera ubuntu nyine. Yanyigishije amafaranga neza, ariko uburyo yanyigishijemo bwa mbere kwari ukureka gukora ibintu nari nsanzwemo kandi mporamo bya buri munsi. Yambwiye yuko kwiga amafaranga ari ugukora ibintu bya wenyine wigengaho kandi ukabikora cyane. Nagombaga gukora ikintu nisangije cya jyenyine kandi nahuriyeho n'undi muntu wari we wese. Umunsi umwe yaranyicaje ambwira yuko hari uburyo bwinshi cyane burenga 1000 bwo kubonamo amafaranga, ariko ambwira ko bumwe muri ubwo buryo ari ugukora ikintu wisangije uri umwe wenyine muri iyo nzira. Abandi bagerageza kukizamo ukabarusha kugikora uko cyakabaye. Bashaka kukurusha ukakireka, nawe ugashaka noneho ikindi wihariye ukongera ugatangira bushyashya. Ubwo nari mfite imyaka 19. Uwo mukire yarantwaye anjyana kuri hoteli ye y'igitangaza iri mu birwa bya Hawaii. Arambwira ngo kugira ngo ugire inzu nziza nk'iyi ngiyi nuko banza kugira ibintu wakwita yuko biciriritse abantu benshi banasuzugura yuko batagira. Mbese utuntu tw'amafuti duciriritse nitwo tugenda tuvamo ikintu cy'agaciro nk'iyi hoteli. Amurugero atahanaguze ubu ngubu ubona hoteli imeze gutya, twari udupariseri dutoya duteye umwanda twabagamo abakene benshi. Nkagenda ngurira abakene bakeya nabwo ntafite ubushobozi buhagije. Utwo dupariseri nkatwegeranya nkigendera. None ubu ngubu nyuma yo kugurira abantu bose bari bari aho ngaho, reba hoteli y'igitangaza yavuyemo. Well, I wasn't poor by most people's standards, but I came from a family with a poor attitude, if you know what I mean. Because rich, poor, middle class, poverty starts with a fundamental attitude. Poverty is passed on. It's taught in your families. And middle class is taught in families. And so the people right now who are sitting at home, who are struggling financially or worried about money or
unhappy. Abantu benshi ntabwo baba abakene kubera yuko nabo bava mu miryango ikennye cyangwa se ikize n'iringaniye gutyo. Nta nubwo abantu benshi baba abakire kuko nabo baturutse mu miryango ikize. Oya, ahubwo ubukene butangira mu bitekerezo n'imyifatire iranga umuntu buri munsi. Imiryango myinshi nta kintu ikora kugira ngo yigishe abana bayo kuba abakire. N'ishuri naryo tumaramo igihe kinini cyane ntacyo rikora kugira ngo ritwigishe kuba abakire. Ahubwo umuryango n'ishuri tunyura ubuzima bwacu bwose umuntu yakwita ko ari ubuzima bwo kwitegura. Mu gihe tukiri batoya batwigisha gushaka akazi, gusaba akazi no gukora akazi twasabye neza. Ni ingingo eshatu: gushaka akazi, kugasaba no kugakora neza igihe twakabonye. Ni ibyo ngibyo ababyeyi, imiryango, inshuti n'ishuri bitwigisha. The school system will never teach you about money. The school system was designed to teach you to be an employee, which is important, or a doctor or a lawyer, a specialist, but never about money. Bakatubwira ngo kuki udashaka kuba dogiteri cyangwa umunyamategeko, ugomba kuba umuntu w'impuguke, umuspecialiste, nibo bahembwa neza. Ariko nta n'umwe utwigisha amafaranga kandi twese twifuza gukira. Ikintu cy'ibanze abantu babura ni ubumenyi bw'ibanze mu gukora ishoramari. Nta muntu n'umwe ku ishuri uzakwigisha uburyo watanga umusoro igihe wungutse. Nta n'umuntu uzakwigisha uko wareshya umukiriya mushyashya cyangwa se warimbisha ibicuruzwa byawe kugira ngo bigurwe n'abantu benshi. Ibyo ni ibintu natangiye kwiga mfite imyaka 13. Kuva mu ishuri igihe kitageze, yewe navuga yuko byari umugisha kuri jyewe ndetse umugisha ukomeye cyane. Nasubiye ku ishuri mfite imyaka 19, nararivuyemo nkiri umwana. Ariko narabibonye ko byari umugisha cyane kugira ngo nzakire. N'uwanyigishije nawe niko byagenze. Yasubiye ku ishuri igihe cyararenze, ariko yari yaramenye gukorera amafaranga. Arangije kwiga, abarimu be baje kuba abakozi be bose. Bamwe bamucungira imari n'umutungo, abandi abagira abayobozi b'amabanki na hoteli bye. Mbese abarimu be noneho batangira kumubera abakozi mu bice bitandukanye. You see, most teachers in school, they're out of ethics. They teach subjects they themselves don't practice. I asked the teacher, I said, I'm in my 3rd year of calculus now. It was called strength of materials. I said, am I ever going to use this stuff? He goes, no. I said, why do you teach it? He says, because I get paid. Abarimu nabo batwigisha amasomo ubwabo badashobora gukora. Nta gitangaza yuko umwarimu wigisha isomo ryo kwihangira umurimo aba ari umukene utegereje umushahara w'ukwezi gusa, umushahara watinda gatoya agatangira kurira. Uwigisha ibyo kwamamaza no kumenyekanisha ibicuruzwa ugasanga nta kintu na kimwe afite cyangwa ashobora kwamamaza, ni umushahara gusa. Nabajije mwarimu umunsi umwe, ntese kuki wigisha ibyo ngibyo? Arambwira ati, mbikora neza kugira ngo mpembwe. Ku muntu ushaka kugira amafaranga no kuba umushoramari, umwarimu mwiza ntabwo ari uhembwa. Umwarimu mwiza ni umushoramari wundi, niwe wakwigisha neza. Niwe wakwigisha uko wakorera amafaranga n'uburyo wayacunga. Niwe wakwigisha neza uko umuntu agira imari. Impamvu nta yindi, nuko abarimu bacu batwigisha ibyo badakora. Wibwira abantu ibyo uzi byose, bagumishe mu bukene. Keep them poor. Nuko nguko imiryango na za leta zibigenza. Kenshi imiryango yacu igira uruhare kugira ngo tuzagume tube abakene, kubera yuko batwigishije gushaka akazi no kugakora neza ndetse no kukabungabunga. Ni kimwe na leta cyangwa abashoramari bose baduha akazi. Kuguha akazi keza, bakaguha umushahara wakwita yuko utubutse, ni uburyo bwiza bwo kukugumisha mu bukene kandi wazanasaziramo. Impinduramatwara y'ingenzi no guhindura ubwonko ukavana amaso aho wari warayatumbiriye. Keep them poor. Bareke babeho bakennye. Ubaho umushahara mutoya, nibashaka umunini ubongerereho. Nibashaka imidari y'ishimwe nayo uyibahe. Nibashaka ko bagira abakozi beza, ubagirebo. Ubaho ubwishingizi bwo kwivuza, ubatahane mu modoka y'akazi, ubacungira umutekano ku bipangu byabo, unabishyurira umusanzu wo kubarinda no gukora isuku mu ngo zabo. Ariko ntuzagire ikindi ubaha kitari umushahara wo kurya ku kwezi gusa. Mu bantu 1000 ba mbere bakize ku isi, nta muntu n'umwe uhembwa umushahara urimo. Nyamara abo bakire bose bakoresha ibindi bihumbi by'abantu, kandi nabo ntabwo bashaka yuko abo bakoresha bakira kugira ngo babarengeho. Baragumya bakagushyira ahantu hashyushye, heza, haryohereye, bituma nta kindi gitekerezo uretse gutunganya akazi neza ka bosi, ukamara ukwezi utekereza shobuja, ubundi ugahembwa.
kenshi niho haturuka ubwoba bwo gutinya shobuja yuko uramutse umubuze ushobora no gupfa. Ba databuja cyangwa abantu baduhemba tubafata nk'abantu bafatiye runini ubuzima bwacu bwose, ndetse yuko badahari twebwe, imiryango yacu, abadukomokaho n'abo dufasha bose byagorana kongera kubitaho. Rimwe na rimwe yego niko bimeze, ariko nanone wibuka yuko shobuja ibyo aguhemba atabiguhera ubusa kuko ntabwo uri imbabare. Wigenzuye neza wasanga ikintu cy'agaciro wikorera ku giti cyawe ari ugukaraba umubiri wose mu gitondo ugiye kujya ku kazi no gusokoza imisatsi byonyine. Ikindi wenda washobora kwikorera no kwirebera mu ndorerwamo ukareba niba isura yawe isa neza ku buryo shobuja ataza kugucishamo amaso, cyangwa ku buryo uza kuryohera abakiriya be bakureba hanyuma bakamuha amafaranga. Ibintu wikorera ni bike cyane, ntabwo bishobora kurenza iminota 15 mu gitondo mbere y'uko ujya ku kazi. Ibindi wikorera ni ibintu bike cyane nanone, bingana no kwikorera isuku nimugoroba utashye uvuye ku kazi. Ikindi gihe cyose ni icya shobuja, nawe ubwo ngubwo uri wa shobuja hafi umunsi wose akaguhemba umushahara. Kenshi ducungana n'amasaha y'akazi kugira ngo boss atakureba nabi wakererewe. Nibyo tugomba kubaha akazi k'abandi, ariko ntabwo akazi katwubaha, kubera yuko ibyo dutanga mu kazi bihabanye cyane n'ibyo tuvanamo. Ni ibintu uzasanga ibihumbi by'abantu bahuriyeho. Mbese ujya wibaza ngo ubu buzima nzabumaramo imyaka ingahe bwo guhora ntinya bosi yuko yamvaniraho umushahara w'ukwezi? Ni ubuzima se wumva uzaraga abana bawe ukababwira uti bana banjye nakoze neza none nimugende databuja namwe ajya bahemba? Ahangaha niho hari ibanga rya keep them poor. Abakire bararizi cyane, niyo mpamvu iyo shobuja avumbuye yuko ushaka kuva mu kazi kandi wari umukozi mwiza ukagenda atabishaka akongerera umushahara ako kanya, bakanakugira best employee of the year. Iriya ni imigozi ikomeye cyane aba yongeye kukuzirikisha kugira ngo umuhe imbaraga n'ubwenge byawe, nawe abibyaza amafaranga, noneho amafaranga makeya asaguye mu ntoki ayaguhembemo umushahara. Ntabwo uzigira na rimwe ugira ubushobozi bwo gukora ku nyungu ya shobuja, icyo ukoraho gusa ni umushahara. Nigeze kukubwira yuko abantu bize cyane ari bamwe mu bantu usanga bahora ari abakene, bakitabazwa cyane n'abakire tuvuga ko batize cyane ariko bo bagasigara ari abakene kandi barize. Impamvu bitera nta yindi, ni ubwoba. Ubwoba bwo guhomba umushahara, ubwoba bwo gukeka yuko wanapfa igihe cyose waba utandukanye na shobuja. Ikindi gituma baba abakene ni ukunanirwa kwiyemeza. Iyo uvuze ngo ikintu runaka sinshobora kukigeraho biba birangiye. Ubwonko bwawe nta musemburo n'umwe bukora ugushyira ku gitutu kugira ngo urebe ukuntu wagera kuri cya kintu. Niyo baguha ikintu gikomeye cyane nk'impano mu bintu utigeze wiyemeza, mu kanya gato yawe waba wagitakaje. Ntabwo kigeze kiba mu bitekerezo byawe yuko watunga ikintu cy'igitangaza. Icyo wavuze yuko uzaba cyo ugomba kuba cyo byanze bikunze. Papa wanjye wari ufite impamyabumenyi y'ikirenga yajyaga avuga ngo turiya dufaranga tw'urusenda sinadukorera. Wa mubyeyi w'umukire twaganiriye wanyigishije yarambwiye ngo niyo mpamvu papa wawe ari umukene. Abantu bakennye nibo basuzugura ingano runaka y'amafaranga kubera yuko mu mushahara biyemeje bavuga yuko haro batagomba kujya munsi, nyamara ntibanazi yuko haro batagomba kujya hejuru uko byagenda kose. Umuntu uzakena usanga avuga ngo sinshobora gukora biriya, ngo nta mwanya wabyo nabona, ariko mu by'ukuri atari ukutabibasha, ahubwo bimeze nko kubihunga. Ikintu cyose wakigeraho, igikomeye ni ukwiyemeza. Iyo warangije kwiyemeza ngo iki kintu nakigeraho, noneho abasigaye umukoro umwe gusa wo kwibaza ngo ese ni gute nabigeraho, ni gute natunga ikintu cy'igiciro nka kiriya, ni gute naba umuntu ukomeye nkuriya. But, unfortunately, the poor, as was in the Bible, I'm not real religious, the poor will always be amongst us because it starts up here. Right, it's that fear mentality. It's in their words, and the words become flesh. Again, I'm not really religious. I flunked out of Sunday school also. But when they say I can't afford it or I can't do that, they go down. Ikibazo nk'icyo noneho nicyo gitangira gufungura ubwonko, bugatangira gushakisha inzira zose zishoboka zatuma wa muntu agera ku kintu gikomeye yiyemeje. Mu masomo atangwa n'ikigo The Motivation Hub, abantu benshi bagiye bibaza ibibazo bikurikira. Ngo ese kuki abantu bafite ubunararibonye bw'imyaka 40 mu kazi aribo bahindukira bagasaza baburana amafaranga y'imperekeza zabo mu zabukuru mu gihe bashaje? Impamvu nta yindi, nuko amafaranga umukoresha yaguhembaga burya
yabaga yakugeneye uburyo bwo kubaho mu gihe cy'ukwezi, ku buryo n'ubundi umushahara urangirana n'iminsi 30 y'ukwezi, hanyuma ukongera ugatangira bushyashya. Umukoresha wawe yabaga bizi neza yuko amafaranga aguhaye adashobora kurenza iminsi 30 ukiyafite. Ikindi kibazo, batese ujya wibaza impamvu abantu batangiye kwikorera usanga bavuga bati jyewe sinajya gusaba akazi ngo nongere gukorera umuntu runaka. Impamvu nayo ngo iroroshye kuyumva, nuko ngo abizi neza yuko nawe ahemba abakozi be udusigarizwa tw'amafaranga y'inyungu, kandi abakozi bahembwa utwo dusigarizwa ngo aribo batumye inyungu yose iboneka. Umushahara uhembwa n'umushoramari cyangwa shobuja ni muto cyane ugereranyije n'ubwenge n'igihe wamuhaye, umwanya umuha n'umuhati ubikorana. Bitabaye ibi ngibi, shobuja ahita kwirukana mu gitondo. Icyo yakurushije ni kimwe gusa, we yakurushije kumenya yuko ubwenge bw'abandi iyo buteraniye hamwe bubyara amafaranga menshi. Noneho agafata ku mafaranga y'inyungu makeya akahemba abantu birirwa bamuha ubwenge bwe n'imbaraga. Nicyo ngicyo shobuja kurusha nta kindi. Nahangaha rwiyemezamirimo ubundi atandukaniye n'umukozi usanzwe, entrepreneur and employee. Umukozi usanzwe ngo yizera imbaraga ze cyane n'umurava bye ndetse n'ubwenge, akumva yuko ari byo bishobora kumutunga. Ubundi niko byakagombye kuba bimeze, ariko rwiyemezamirimo we agira ikindi cy'ingenzi. We yizera ubwenge bw'abandi n'imbaraga z'abandi, akamenya uburyo yabibyaza umusaruro, noneho agahemba bamwe babimuzaniye. Keep them poor, baheze mu bukene. Interuro yamamaye cyane mu gitabo Rich Daddy Poor Daddy. Hari amasomo ukuye muri iki kiganiro, twandikire muri commentaire munsi y'iyi nkuru, unatubwira icyo wifuza yuko twazaganiraho ubutaha mu nyanja twogamo. Bye, mugire ibihe byiza.